nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Dezum TV 24. Ubwiza se ni iki? Ubwiza ntago uriya mukobwa ni mwiza kubera ko yagiye no muri Miss Rwanda baramufata baramwemera arumva ibintu umukobwa ujya muri Miss Rwanda yujuje nawe arabifite sibyo ibindi uretse kugendera ku marangamutima cyangwa iki uriya mukobwa rwose akwiriye amanota yose. Zirimo kubaza ku bintu bya Miss Rwanda kagira ngo utubwire mu ba Miss 2019 kuri wewe ikigikende muri Miss Rwanda ikigikiye umukobwa bita Mwiseneza Josiane niwe mukobwa nzi n'amazina ye yombi nahavuka n'umudugudu n'akagari ndabizi byose niwe mukobwa nzi muri Miss Rwanda urumva ko umumenye ryari yabaye umustar bankobwa umustar bitewe n'uburyo yaje buryo yigiriyemo icyizere agahaguruka iwabo kure akahagera bimugoye nkimubona bwa mbere byarantangaje kubona aho yaturutse inzira yose bavuga story y'ukuntu yageze muri Miss Rwanda ariko mbonye yabonye passe mva biranejeje ndamushyigikiye. Sinzi nimba ari uko wenda mu cyaro ariho habakira umuco cyane ariko uriya mu Miss rwose afite umuco ubona atuje cyane ubona ibintu avuga abivuga yatekereje kandi azi ko akurikiwe n'abantu benshi. Uriya mukobwa n'umukobwa rwose je muha amahirwe afite isura yiri naturel ni igikara uriya mukobwa agenda amushyigikiye. Kuri wewe n'iki cy'ubudasa ubona kuri Josiane ukavuga ati uyu niwe ukwiye kuba Miss? Mwiseneza Josiane ni umukobwa wigiriye icyizere aritinyuka icyambere yumva ko ashoboye. Ejo bundi nari ndiho ndeba video ya mama we avuga ati umukobwa wanjye sane kumutera courage ntawe mu mudugudu numvishe nta muturanyi numvishe avuga ngo arajya muri ibyo bintu wenda ajya succeedinga ngo mperaho ntera courage umukobwa wanjye ariko nubaki icyifuzo cye ati nacyo yajyaga akunda kuvuga ko ari Miss Rwanda ngazaba Miss ati mama nzaba umustar ibintu nk'ibyo. Rero umukobwa watekereje icyo kintu nta wundi yabyumvanye kumva gusa yiyumvishemo yuko ibyo bintu byashoboka gahaguruka numva nyine ari ibintu byiza bikwiriye kuba kuri buri mukobwa wese kwiyumvamo icyizere cyo kugira ikindi nubwo atajya muri Miss Rwanda ariko kwiyumvamo icyizere cy'uko ashoboye kuba yagira n'ikindi kintu akora kandi kigakunda. Josiane agaragara nk'umuntu ushyigikiwe cyane mu Rwanda ndetse aranakunzwe pe. Imihanda yahagaze gato imodoka nazo zirahagarara abantu bakamureba uretse no mu mihanda gusa abakuru abaminisitiri ndetse n'abantu basanzwe bose baramushyigikiye. Ariko hari abandi bantu bake wenda umuntu atamenya imibare yayo bavuga ati Josiane nubwo abantu bamukunze ariko si Miss mwiza ufite uburanga abantu bo muri Miss Rwanda bifuza ku buryo bavuga ati ashobora no kutazaba Miss bitewe n'icyo kibazo. Kuri nawe icyo kibazo urakibona? Icyo kibazo sinkibona gusa ndabyumva abantu babivuga ariko njyewe mu bitekerezo byanjye sinkibona kuko twese turi abanyarwanda ni umunyarwandakazi nkatwe twese ni umukobwa wavukiye mu Rwanda ababyeyi bose n'abanyarwanda ibyo ntekereza ko babireba bakabibona byose. Rero kuba umunyarwanda agomba kugaragara uko ari ntago babakobwa beza tubona abashininga gutya ari bagomba kujya imbere bigaragare nibo abanyarwanda turi beza. Uriya mukobwa ni mwiza yarashimwe igihagararo cye icyo bakenera aragifite yarapasinze ahantu hose kugeza ubu ngo bari muri bootcamp ntekereza ko babonye yuko ibyo bintu bikwiriye. Rero kujyaho sinzi n'ibintu meretse kumva kuri nabibonye umuntu yayipostinze kuri status avuga ati uriya mukobwa ngo w'amabinga ngo yaba Miss gute ngo abanyarwanda ngo ntiyahagararira igihugu ariko uko byenda kose n'umunyarwandakazi nawe niba afite mu mutwe niba ibyo avuga byumvikana niye mpamvu yatuma ataba Miss Rwanda nta kintu mbonamo cyatuma ataba Miss. Nta mbogamizi nimwe mubonaho kereka baramutse basanze ubushobozi wenda bw'ibyo bifuza ko Miss yageraho yakora atabugezeho. Kuri we ubona rero Josiane ni mwiza ukwiye kuba Miss? Apfa kuba ari umunyarwandakazi yujuje ibyangombwa byose byo kuba umunyarwandakazi nta kintu cyatuma ataba Miss Rwanda. Ni iki gituma ukomeza gushyigikira Josiane ukavuga ati iki gituma mushyigikira kurenza abandi? Muhereza Mike. Iyo mpamvu nayo yonyine yo kumva yuko hari abamurwanya bitewe n'isura ntago intera ishyaka ryo kuvuga ati kuki abanyarwanda bose batabasha gupasinga ngo bajye muri Miss Rwanda.
niyihe mpamvu yabitera uriya mukobwa niba ubundi kondisiyo iba ihari ya mbere ni igihagararo hari ndatekereza nta mpamvu rero yatuma uriya mukobwa batamushyira mu ndamushyigikiye cyane bitewe n'icyizere yigiriye agahaguruka akagenda mbese ukabona n'aho ageze hose kandi abikora neza ntarasubiza abajaji nabi ngo numve birambabaje mbone nyine yarantengushye ku itangazamakuru abavuga neza nta mugenzi we avuga nabi nta kimwe nyine avuga neza ifitiye icyizere cyane wenda niba turi ibanga gatoya ufite nk'imyaka ingahe imyaka yanjye surayishakira iki ni urugero wenda kugira ngo mbaze ikibazo wenda muri iki gihe mfite imyaka 22 ku myaka yawe 22 ubona Josiane naramuka wenda batamuhaye ikamba ukurikije n'ukuntu abantu bamukunze ukurikije n'ukuntu abantu bagenda bamwigaragariza hari abantu benshi bakunda kuvuga ati iriya kamba bashobora kutazarimuha basaba bamurenganyije basaba bamwibye ukurikije wenda n'ukuntu abantu bamukunda hoya ntago navuga ibyo byari byo byose kuko iyo akunda abantu ubu turamufana rero baramutse wenda batamushyizemo byaba ari ibyashatse kuba wenda afite ukuntu atitwaye neza afite ukuntu abandi bamurushije muri bootcamp ariko bishire mu bantu yuko byaba bitewe n'isura ye nanone uko azitwara muri bootcamp uko azabasha gupasinga uko azabasha gusubiza neza ibintu by'uko azabyitwaramo nibyo bizamuhesha ikamba ariko namwifuriza amahirwe cyane masa ndabyifuza akaba Miss Rwanda. Akabazo kanyuma ikintu cyagiye kigora Josiane cyangwa gituma abantu wenda banavuga ati ntiyaba Miss rimwe na rimwe nuko bavuga ngo icyongereza nta kivuga neza kuri we icyongereza ubona ari ikintu cyatuma Josiane ataba Miss aramutse atazi icyongereza byaba ari ikibazo aramutse atazi ururimi rumwe byibuze rw'urunyamahanga abandi banyamahanga bakoresha byaba ari ikibazo kuko ni indimi zikoreshwa cyane bagira ubutumwa bwinshi bajyamo muri Amerika se muri China bagira amarushanwa menshi bitabira aramutse atazi ururimi international byaba ari ikibazo ariko nkurikije ko namwumvise Josiane yabashije njye numvise icyongereza ati yego naga kivuga nk'umunyarurimi cyangwa se usanga n'abana bakuriye hariya batarize neza ngo yige muri icyo kigo ahere muri primaire yiga icyongereza arinda zamukarangije secondaire rero numva atazi ururimi ntago yaba Miss Rwanda ariko nanone uko nakurikishwa numvishe speech yari havuga icyongereza numvise niba avuga ibintu bikumvikana why not ataba Miss Rwanda Miss urabazwa ni 30 barimo cyangwa 29 makumyabiri nibo bari muri bootcamp urabazi bose wenda watubwira atabaye Josiane yabandi nta wundi nzi naba mbese nzi Josiane wenyine nimero 30 nta wundi nzi simbazi mbaza amasura ariko amazina yabo sinyazi hano wibuka wenda nk'akantu yigeze avuga k'umugabo we n'umugambi ukumva urabishyigikiye ntabyo numvise kuri we Josiane ni uzi ngenzi n'abandi ndabazi ariko sinzi ngo navuga ngo witwa Sara n'uyu n'urugero ndiho ntanga ngo witwa Liliane n'uyu ngo witwa Lilioza n'uyu simbazi ndabaza amazina yo ndashaka kuba yaranciye mu matwi ndayazi narababonye bapasinga babaha pass bajya bootcamp narababonye ariko sinzi ngo uyu n'uyu nimero ye ningi ntabwo mbasha kutandukanya kuri we Josiane rero Josiane impamvu nabimenye nuko mufana ndamufana cyane kuri we Josiane yaba ari we Miss wawe ni Miss wanjye kabisa umwana ufite nyine yanteye ishyaka mu mutima kumva kuki uwo ari we wese atabasha guhaguruka agira icyo akora kuki hamwe nk'abakobwa byabasigiye somo wenda bya motivation ku bwa Josiane aho ageze sofa n'ubusanzwe kuri njye sinitinya ariko n'ubusanzwe sinitinya akenshi mba mfite confidence y'ibyo nkora sometimes ndafailing ariko nkumva ntibirangiye rero Josiane ni icyitegererezo kuko njye wenda ibyo byanjye ntibigaragara ntabwo byagaragaye ariko yabashije guhaguruka nzi ko hari benshi bitinya ko ndagikora gute ntabwo tugomba gutinya ngo ese nzafailinga kuko ntubuzinga ikintu no kijya muri buze kugiriramo amahirwe Josiane rero byose yabirengeje amaso arakora kandi results zabaye positive n'ubu turakizeye intsinzi cyane ye turabitegereje nakabazo kanyuma kuki utagiye muri Miss Rwanda nawe ngende bugufi nyine urayibona za metero naza mfite nicyo kibazo niba manuraho imyaka itibinyemerera nzajyayo
muri Miss Rwanda nta kintu bisaba kuko akenshi twese tuba dufite proje wumva iramutse ibonye umuterankunga iyo proje yawe yagira isimarira abanyarwanda muri rusange ariko nanone ntago duhanga amaso Miss Rwanda turakora ko dushoboye kugira ngo inzozi zacu zizabe impamo ariko iyo ugiye muri Miss Rwanda bafite opportunity nyinshi zo gukora ibintu byabo bikabasha kugenda neza ya rero ntekereza ko muri bamanura twa metero nawe zajya n'imyaka n'ibiki binyimira ndondo saza Tanshime cyane urakoze murakoze namwe The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.